buriya abanyacyangwa barasenga ntiwapfundura agashumbi k'inkweto zabo ariko kandi ntuzahure n'uwapfuye nawe agupfunyikira ikibiribiri ukagitwara ukavuga uti ndagitwaye uko bapfa bageze i Kigali ariko kandi si bose ntibanyumve nabi ntabwo ari bose hapfa uwagapfuye n'ubundi repe araseka indirizunguza aramango Jean Pierre Karame icyo ndicyo kiranyemera kugukora ubukwe bukarangira nkagushyigikira ubukwe bwose bukarangira urugo rugakomera ni aramwa ngo ariko Imana wasenze itakurengeye nge sinakurengera afata igiceri kimwe cya 20 afata n'icya5 25 y'amanyarwanda utu tujenjegeri ubona akubita ku meza y'ikirahure aramwa ngo iyi ntwererano yawe ntuzandebeho sindi so na ndayitaba umuntu ahita ati ndaje ati harya gusa no ko ni none na 3 n'igice ati ndaje n'imodoka yanjye kugira ngo MTN yose bayinyoboyeho nagiye gusaba no ko mfite imodoka 18 ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo amahoro y'Imana nabe muri mwe hanyuma nitwagirezo Jean Pierre niko ubushize nari nivuze niyo mazina yanjye umugabo ufite umudamu n'abana babiri ufite umuhungu n'umukobwa ndashimira Imana ko yabampaye hanyuma musabye ko dukomeze ikiganiro ko aho twacikirije cyangwa se twagarukiye Imana yaje kuguhuza nawe noneho mukongera mukumvikanamo neza bo derukana babwira ko twabikatiye aho ngaho nyine nta gahunda twagahana navuye aho ngaho urumva sinabwirije muri korali urumva ntago wagira umutima wo kubwiriza n'ibintu byakubayeho ndagenda ndataha nyine narasebye ndataha byamaze kuba mu masaa 9 z'ijoro ntega moto ndataha njya mu rugo ndataha ndaryama ko kuryama birananira ndiramarira menshi mfuka mbere y'igitanda ndasenga ndabwira Imana uransebeje ndabane nzongera gucaho muri Kigali nzavuga kuri Imana ikora gute nzavuga kuri Imana ivuga gute nzavuga ko se imikorere yawe ari iyihe Imana irampamagara mu izina 3 irambwira ngo ndaje irambwira ngo kandi azagushaka ntago uzigera umushaka ndabibwa nti oya indaje yawe ndayizi ushobora kuzaza ukumbwira ngo uraje ariko ukazaza nyuma y'imyaka 5 narasebye ndabibwa nti naho rero nireka nanjye ngo utege umutego ndebe ko usimbuka ndavuga ni ngiye mu mujyi kwa Rubangura uyu mukobwa ndabizi kuri Imana itabeshya uyu mukobwa duhure yambaye ensemble y'umutuku igitambaro cy'umukara isakoshi y'umukara inkweto z'umukara ndavuga nitudahura ndamenya ko atari we twavuganye ari amajwi y'abadayimoni numvaga kuko we ntujye ubeshya mfata amafaranga akira mu mufuka njya kwa Rubangura niho rinye yari ikibo ari kwa Rubangura nasohotse muri kwasteri mbona yasura isohotse mu yindi kwasteri yambaye ya myenda ngewe nahise mvuga ni Imana ntabwo namwiyereka yankubitira mu mujyi ndagenda arakurikira televiziyo kuri bose babireba murahazi mwese bita mba nkubise ibipfukamiro hasi ndapfukama ari uko warana urujya n'uruza rw'abantu bita ndango indatsinzwe Mana we indatsinzwe vuga cyane abantu batiyo daragasazi kakana gasaze kakiri gato nono imbere yanjye haturukaga umuntu w'umumama waronze ahita azaramaguru ati Jean Pierre ati haguruka ati wasaze ryari ati ibintu by'Imana wabikabijemo none bisiga biza kugupfukamisha kwa Rubangura koko mburi kintu mubwira nabuze ikintu mubwira mureba mu maso gusa muri cyo mubwira ndongera ninjira muri bisi tahi wacu arazanyicara iruhande ngenda mutekereza ibyambayeho urumva yise devinzira acamo kugira ngo akunda amenye ikintu cyatumye njye gupfukama kwa Rubangura nkavuza induru ngenda mutekereza ibintu byambayeho byose twageze Rwandegisi numva ku bise haleluya mu modoka abarakora ntibajya bihishira rero umva benshi barayikirije ahita bango iyi Mana aguhamagaye ninakwica izakuyambire ngewe ndigendeye abwira converter hagarika imodoka hari cyo waba convoyeur ati hagarika imodoka yawe mvemo avamo umukobwa yarancatse aho ngiye mwivuga butumwa masanga umukobwa yicayeyo umuhanuzi ati
iravuze ko wagikobwa cy'inzobe wanze ubushake bw'Imana izakumena. Nareba nkasanga niwe babwiye nkahita nigendera. Aho ngeze hose nkasanga umukobwa yicayeyo, nkabwiriza nkagerageza uburyo kimubwiriza vuba nkahita njyewe mpita nigendera ko naga natumiwe mvuga butumwa. Finale duhora ahantu bita Indera, habaga icyumba cy'amasengesho gikomeye ariko kugira ngo mwajyaga mu cyumva. Ngenda natumiwe ndi umuvuga butumwa, nawe agenda agiye gusenga sinzi ko ariyo. Njyewe nicaye mu ntebe z'abavuga butumwa ku Ruhimbi, mu ntebe z'ibyubahiro. N'ubwa mbere nabonye Imana ikora umukwabo mu mateka yanjye. Abanyamwuka bavuye umwuka wera bakajya bafata abanyabyaha barunda hariya, abasambanye bajugunya hariya, bakoko timwihane. None ubwo ngiye nicaye ku Ruhimbi ndindire ko ngiye wisaha yo kubwiriza ribuze kubwiriza n'ijambo nkabwiriza. Hano nkabona iceranye n'undi muvuga butumwa nawe waturutse Cyangugu, ntituziranye, twahuriye ngo twese turabavuga butumwa abakozi b'Imana. Buriya abanyacyangugu barasenga, ntiwapfundura agashumi k'inkweto zabo, ariko kandi ntuzahure n'uwapfuye. Nawe agupfunyikira ikibiribiri ukagitwara ukavuga uti ndagitwaye. Uko bapfa bageze i Kigali, ariko kandi si bose ntibanyumve nabi, ntago ari bose, hapfu wagapfuye n'ubundi. Hano akaba yicayeho ngaho akavuga indimi nyinshi agahindukira akandeba, mukagira Imana. Uyu muntu koko ari umuvuga butumwa mugenzi wanjye, ni gute ashaka konjugunya mu banyabyaha nkanjye? Nkahita nisubiramo nkareba nkasanga amasengesho agiye kuzanyica, nkavuga ejo bundi narasenze nkumva ibintu ibyaha rwose nta muntu utagira ibyaha, ariko nkumva rwose ibyaha maze amasengesho agiye kuzamitana, ahubwo harayo nsenga naya paza hino nsenga nsengeshejwe n'inzara. Nkumva amasengesho agiye kuzanyica, akongera kujya mu mwuka akavuga indimi nyinshi akankanurira, ni mu izina rya Yesu. Imana ni rwose ntundeze rya none, ubwo waburanyica nkumva naturumbuka nkirukanka. Ariko ngiye kubona mbona arahubutse, ngira ngo arampubukanye nanjye nkuko bari guhubukana abandi. Mbona arahubutse arenga ameza arari imbere yacu, abageze imbere mu bakristo. Kumbi nimwe umukobwa yacengewe se nigeze mubona, ahita amufata ariko uko yamfashe nawe baramufata, azamo kurura nk'ihene, arakurura amunkubita imbere. Yavuze ijambo rimwe ngo uhereye umunsi Imana nsenga irambwiye ngo mabwire ngo ntarindi sengesho ryanyu ikeneye, ku mutima ntiwajya wabona. Bitasohoka nigira hanze, nawe ansanga hanze azarira avuze ngo ati babarira, ndakobara wakoze iki? Ati Imana itazanyica we, ati Imana itazanyica, ati ndashaka ko tubana, ntuje kundambagiza. Ese nigira akantu karemereye, nigira igufwa ritameneka, ntuje kundambagiza. Ati wowe wati Imana itazanyica, ni witonde, ntago Imana ngiye cyane, ntabwo ari nk'abantu. Ariko mbonye biri bugorane ndavuga na mukobwa rero ntago nshaka kugora, kandi ntago nshaka kugira nkuko wangize. Ni uzansange wacu nge nawe tubikemure, ibyanjye biri hagati yanjye nawe, uzasanga wacu tubikemure. Ati ntago maze ntuzahabariza uzahamenye. Ati Imana mere yawe ni ntayo nguhaye, ntuzayerekwe nkuko neretswe ibyawe. Imana zanjye bampa gahunda, abari nge wigisha ijambo rya mbere mpita mfata bira yanjye mpita nitahira. Abariza nomero yanjye azira kuri telefoni, aza mu rugo turabikemura. Ndavuga ngaho rero pasiteri wakwerekanye, kumbi aho hagati bwa bukwe bwabo mushiki w'umuhungu yahise apfa butaraba, bahita babusubika bakubita mu kwa munani. Ubwo Imana rero mu gukora ibyayo. Ndavuga ngaho rero pasiteri wakwerekanye, umugabo wagufashe irembo uzababwira iki? Ntabwo uzagenda ubikemurira hari iwanyu, uzagaruka kumbwira ko byarangiye. Aragenda yicaza pasiteri barabiganira mu uko byagenze, inzira zose byaciyemo. Pasiteri atereka ngo ufashe, aramufasha. Umuhungu ati ndagacikira ntago namureka. Umuhungu arataha n'umukobwa arataha. Bwagiye hashize nk'iminsi 3, intumwa y'Imana ituruka Gisenyi izi Kigali, aragenda ibaririza aho umuhungu atuye. Yagiye kumva yumva umuntu, nawe niko yatubwiye, ni umuntu w'inshuti yacu cyane, nawe niko yatubwiye, yumva umuntu arakomanze. Baramuga ati uranzi? Ati oya. Ati ngende uti Gisenyi ndi umukozi w'Imana. Ati Imana irambwiye ngo rekura umuntu wayo agende, wawe aracyapfurikiye mu gaseke. Ati niba wanze izakumena urwo rutwe. Umuhungu rero niwe wihamagara umukobwa arabati ibyo natanze byose ndemera kubihomba. Ati singiye kuzicwa n'Imana. Ati genda usanga uw'Imana yakunze. Urugendo rwowe nawe rurangira aho ngaho, ngo ngiye nawe dutangirana urugendo. Za tariki bafashe za 2 zo mu kwa 8 z'ubukwe
kuba arafashe zo ku cyumweru twazerekanwemo nizo twerekanwemo iwacu twerekanwa n'iwabo. Dutangira rero urugendo rw'ubukwe. Akariko kanyambwa ati singukunda, njye sinasabye Imana umugabo mugufi, ariko nanjye sinasabye Imana umugore utarizi. Ubwo ni kimwe kuri kimwe rero nanjye singukunda. Tukajya dupanga gutyo ibintu nyine tukapanya kuri telefoni. Ntabwo ngewe nigeze mvuga ngo turicaranye ngo turustangiye agafanta nk'abasheri biki ngo dukoranye wenda ibiganiro nk'abasheri. Oya, twapanya kuri telefoni. Tukajya tuyipanya kuri telefoni. Rero nangije igihe cyo gusohora invitation kiragera. Imana irafunga neza burundu. Negera umuntu umwe wari inshuti yanjye ukomeye no muri leta arakomeye, ariko Imana yafunze. Ndabarasa nta wafungura. Ndamwegera navuga nti rero ninguriza 30 nisore invitation nizimara kugera hanze nzaya gusubiza. Yarataratse afatwa amera nk'ufashwe n'amashanyarazi, araseka indirizunguza. Nari musanze iwe mu rugo, ni umukire pe. Araseka indirizunguza, aramango Jean Pierre Karame, icyo ndicyo kiranyemera kugukora ubukwe bukarangira, nkagushyigikira ubukwe bwose bukarangira, turugo rugakomera. Ni aramwa ngo ariko Imana wasenze itakurengeye, nge sinakurengera. Afata igiceri kimwe cya 20, afata n'icya5 25 y'amanyarwanda, ututujenjegeri ubona, akubita ku meza y'ikirahuri. Aramwa ngo ngiyi intwererano yawe ntuzandebeho sindi so, mu bana nabyaye ntubaho. Nese numva ubwenge burahindukiye. Ndabone ko mburiye ku muntu nk'uyu nzabonera hehe. Nayafashe gutya, ndasohoka ngene nta nasezeye. Ntabwo rigeze nimajana ko hano ngiye guca ari mu mahoro y'imihanda, imodoka imwe turutse aragwe ndituruka hepfo. Abashoferi ati twamwishe byarangiye ngenda komeza ndigendera. Imbere yanjye hari harimo guturuka umuntu w'umusore wari inshuti yanjye, arambwa ati Jean Pierre Karabati ko mbona umize nk'umusazi. Ndavuga nufashe umusazi ukamushyira hariya, nanjye ukashyira hariya, ntabwo batandukanye abasazi. Arambwa ati se ati ibintu bikurimo, ati wambara tukajyana mu mujyi, ati nkareba ko nabigukuramo. Ndaba nta tike mfite, mfite 25. Arambwa ati ndakurihira tujya mu mujyi. Agenda nkasoringa ariko biranga. Buriya aho dukeka inzira kuko ariho ziri ntago ariho ziba. Imana igira inzira zayo itabaramo abantu bayo. Tugeze ari muri Mateus, mpora nundi wari inshuti yanjye ambonye ahita yikanga ati nibutse ko ufite ubukwe. Ati mbigenze gute? Ati ngiye kuri airport, ati namaze ukatisha ati cy'indege, ati ngiye muri Canada. Mbona akoze mu mufuka, akuramo inoti zitukura, arabara ageza ku 50. Ati rero ati nutu nari sigaranye, ati tuzavugana ngarutse, ati mvuye hanze nise ni nayanjye. Arayama mita ngenda ngiye gukoresha invitation indi imwe. Ndabaga ni mumbabarire mu yimbe, barayimpa ndayimanukana mu butayu mu ishyamba, nyipfukamaho. Ni mu izina rya Yesu inirukanye ubugugu mu bantu, inirukanye ubusambo, invitation nkoze zizagira umumaro, n'abantu bazampa amafaranga. Ndasenga ariko ndasenga, Imana yaceceka, iranyumvira ariko iraceceka. Igiye kumanuka irambwira ngo umvuko Uwiteka mvuganye nawe nti rero ngo mfunze ibiganza by'abantu. Izo invitation 380 koze nta goriceri cya5. Rero ngo ariko ngewe Uwiteka nzajwigiriza abantu kugira ngo ibyawe bisohore. Ni iryo jambo yambwiye. Ihera ku mudugudu wacu, iramwa ngo uwitwaga inshuti yawe azahinduka umwanzi. Bagabo inshuti z'umusara, ihere iwacu ku mudugudu baranyanga. Uwitwaga inshuti ahinduka umwanzi, inshuti zimbaho nsigara meze gutya, meze nk'agati k'inkokore gahagaze gutya mu ishyamba. Biracanga neza ndacyangwa kirwamera nk'umusazi, ariko kandi irabajwigiriza. Aho hagati reka mihorere. Igihe cy'ubukwe nyine, igihe cy'ubukwe kiragera cyo kujya cyo gukora ubukwe kiragera. Kigeze ubwo abandi bajya barara umuhuro, ngewe naraye mu ishyamba ngira Imana ni Imana kuko narirebereraga nge nta muntu wanje kuzabajwigiriza none bimeze gute. Navuga ni kuko nta muntu wandebereraga, ninge wirereberaga, nta n'umuntu n'undi twari turi kumwe, no mu rugo nta muntu waje kurara umuhuro. Ngewe nese njya mu ishyamba gusenga, ni Imana ejo nzaba ndi gusezerana, ntuzabane nanjye, ntuzangirire neza. Mpita nibuka yuko
none ngiye kumva saa 7 z'ijoro ndi mu ishyamba ndi gusenga, numva umukobwa arampamagaye ati ndaje, ati nje gusasa. Nabizi ko muri Kigali baza gusasa, kazana n'abantu bamugaragiye bagasasa icyumba bakagifunga, imfunguzo bakazitwara bakigendera. Ati nje gusasa, nibuka ko igitanda cyanjye nubwo nayo nakibonye kibikije, nibuka ko intebe zibikije, nibuka ko materi ibikije, nibuka ko ibintu byose bibikije, kandi aje gusasa. Ndavuga nti ndapfuye, ndavuga nti ariko ntiwarasaze. Ati kubera iki? Ni umuntu ukubona iwanjye muri aya masaha aravuga ko twari ubukwe bubisi. Ndavuga nti ahubwo ngewe ndaje ni mbitware ngende se uko mbonye, ni imfunguzo zawe mu gitondo ndaziguha. Atari kuzi ko ari byo koko, bita nsohoka mu butayu, mfata moto ndiruka, nayo ifite amafaranga 1500, ndiruka nkanjyayo, ndabifata mbishyira kuri moto, ndaza mbijugunya mu nzu, ndanye mpita nongera nsubira mu butayu. Saa 11 n'igice nsohoka mu butayu, nicara mu nzu, kandi ubwo saa 3 ndajya gusaba no gukwa, saa 7 ngiye gusezerana mu rusengero. Nicara mu nzu gutya, ndicara biranshobera, nsanga inzu iransiga ndi ngenyine, cyokora hahita haza abandi basore babiri. Ndavuga nte ko kwizera ni ibisazi, ngiye gushaka imodoka intwarira ibintu ikabizana mu izina rya Yesu. Ubwo nsigaranye amafaranga 500. Mpita nzamuka njya aho bita kwa Rwahama, ndabani mbaza imodoka none, imodoka igira runaka igafata materi hari, igafata igitanda gihari, igafata intebe, igafata ibintu byose nangahe. Bati ikajya irunaka, ati nangahe. Ndavuga nti nangahe? Bati abatura duha ibihumbi 10. Niho ya ndabaha 8. Batura duha 9. Niho ya ndabongeraho 500, kandi ubwo niyo mfite wenyine 500. Bati tugende, turagenda ubwo nyende gukoresha kwizera. Turagenda turapakira, tumaze gupakira turimo turagenda, ndimo ndareba inzu nakodesheje aho iri, kwizera kuyonga nk'ishashe numva. Ngewe nagize ngo ibyo mvuze ndi kubivugira mu mutima, kumbi nge nashwanyutse. Shiduka navuze naye we n'uwiteka we, nabandi bajye gusezerana bameze neza, naho ngiye gusezerana mfite inshiza abashoferi mu matama. Nari kantu nakuvuze ni izina ryitwa Jean Pierre, ni nasebe ryaho ryasebye kare. Kumbe ngewe nari nzi ko ndi kubitekerezamo imbere, kumbi nashwanyuze. Shoferi amataye kose, uri mu biki wa mugabo? Nise nturi muranyumva? Ni shoferi ni nino byacanze umutwe w'umuntu. Ndagenda abari hari barapakurura, ngewe nikoza mu nzu kugira ngo ndebe ko ntiyari kunkubita, kuko kandi mfite ubukwe. Nikoza mu nzu kugira ngo ariko nkubite birangire. Ngeze mu nzu mpasanga umugabo wicaye aho ngaho, arambwira ati Jean Pierre Nikarama, ufunga telefone ku munsi w'ubukwe nkandi. Ndavuga ngiye telefone ngiye mudukoni ko tubiri ariko turitaba. Arambwira ati akira ubutumwa bwa muntu yamaye ngo nguye, ankubita 40. Uko naje nkishyura imodoka nanjye simbizi, utundi ndusiga aho ngaho. Njya kwitunganya kugira ngo njye gusaba no gukwa. Maze kwitunganya, maze kwambara ikote, nibuka ko ubukwe bwanjye nta modoka n'imwe mfite. Nararize ndera nk'agahinja, nibutse Imana imirimo, ndayibutsa. Ndavuga nti ko njye urampemukiye, ninge nzagwimisha kugusenga, ntabagutaye bazaza ku bwanjye, nzakuvuga n'abatakoze bakozakumenya, ariko njye urampemukiye. Namaze gusenga, amarira yanyishe, ikote karuvate yatose, ishati ndabihindura nambara ibindi. Telefone irasona, ndayitaba. Umuntu ahita ambwira ati ndaje, ati harya gusa no ko ni none na saa 3 n'igice, ati ndaje n'imodoka yanjye, kugira ngo MTN yose bayinyoboyeho. Nagiye gusaba no ko mfite imodoka 18, haza aho zivuye. Buri wese ati ndagutwara, undi ati ndagutwara, ndagenda mu nshaka, ndagenda ndasaba ndakwa, bavuga uti Mana haleluya. Ndagenda ndasaba ndakwa, turasohoka tujya gusezerana. Ngeze rero hano munsi y'akarere ka Kicukiro, nibwo nise nibuka ko ubukwe bwanjye nta gato de mariage mfite, nta kameramani, nta fotogarafe, nta byo kunywa, nta shinge, nta rugero. Mukomanga ndavuga ntuzi ko dusebye sha, ati se kubera iki? Nta gato de mariage, nta kameramani, nta fotogarafe, nta byo kunywa, mbese nta kishinge, nta rugero. Ahita ambwira ngo n'ubundi Imana yakomateye nagukunda, ariko nanjye sinagukundaga. Kandi ubwo yambaye ikanzu, nanjye nambaye ikote, ariko nanjye sinagukundaga. Ubwo ni kimwe kuri kimwe rero. Ahita ambwira ngo ariko yakoze bya bindi iri bukore nibi ngibi. Dushimira Imana. Twagiye gusezerana, duhagaze imbere ya pasiteri, tubona abakameramani 4, tubona abafotogarafe tutabara, abo du telefone, aba makamera, abiki n'ibiki. Twebwe nasezeranye ndira ndinda soza.
mu kujya kwifotoza umuntu antunguza ahantu yakodesha igihe ntabizi arabimbwira tujya kwifotorezayo. Ibyo kunywa n'ibyo kurya Imana yakoze imirimo ikomeye ahantu mu bundi bukwe bwari bwateguwe. Uko yavuze ngo izajwigiriza abantu, irabanza isura gurupe ari gusengera ubwo bukwe, iravuga ngo ibwira abantu baravuga ngo Imana yatubwiye ngo mufate ibyo byo kunywa n'ibyo kurya mujyane ku mudugudu wa Kagarama, niko Imana ivuze. Baravuga ati abantu bavangiwe, ihita ica ku muntu warahagarariye ubukwe. Imana imuganiriza ibintu byose, arabati ngewe Imana iranganirije ati none ibiri bubure muze kubimbaza. Yari umukire, afata amakesi 25 ya fanta, afata ibyo kurya bateguye muri tekawe, afata keke bari bateguye, azana n'abayidekora bazana ku mudugudu wacu, ashyira mu kamodoka kagaheregisi baze wacu barayidekora. Bamaze kudekora bavuga abadekone bati ngizi fanta zikora mu bukwe, bati ngibi nibyo kurya bikora mu bukwe, bati bazi icyuma cy'amasengesho kiriye, bati ngikiriye. Barambwiye ngo basayise amasengesho atagira murangaye, barango mwami Yesu n'abadekone babimbwira kuko abo ngabo ngiye bona ni musimbaza. Barango mwami Yesu ibyo tuguye gukora turabikoze ubukwe bushyikire mu izina rya Yesu, amen. Barigendera. Njyewe mva kwifotoza, ngeze mu muryango w'urusengero mbona gato etage 10 Ruhimbi. Nahise numva ubushagarira bumfashe, ngira parenere wari wanyambariye, ndavuga nteka nimba baramvuza induru, ndavuga turabuncebeje, ndavuga none reka niruka nk'amubari ya gato ndeba, nongere ngaruka mfata umugeni wanjye, arangwa turabuncebeje nabwo. Umucunga arebye yari itamvuza induru, ahita apfuka umunwa ku kanya, ni nacyo nako karatambutse na Celebration yose yabaye ndinda sose. Ubukwe bwanjye bwahanuyemo abahanuzi 7. Ndavuga n'umwuzuro w'Uwiteka, nanjye bisazi biratongora. Mba ndahubutse ndiruka nk'ikote ndarijugunya umugeni ndamuta, ndavuga ndigendeye. Abadiyakone baza kuntwara ku gasosi, turataha tugera mu rugo nyine, turataha baratutwikurura hasi, dukomeza ubuzima, turakubitika. Mu kwezi kwa mbere babansohoye mu nzu, tukiri mu kwezi kwa bukone nishyuye amezi 2, amezi 2 agishira babansohoye mu nzu, ibintu byanjye babita hanze. Ngirirwa ubuntu mbonye kandi kazu k'icyumba na salon bagenda nkabayemo, muhabemo ukwezi kumwe, amezi 2, amezi 3 baransohoye, nubundi banjugunya hanze. Ndakubitika kandi aribwo nkorera Imana, sengera abantu bagakira, mbwiriza ubutumwa bwiza mu nsengera ahantu hose, abihane byaba bakabyihana, abafite ibibazo nk'abasengera, abarwayi bagakira, abarwayi badayimoni nk'abasengera bagakira. Ariko ngiye Imana byihorere uko basohora mu nzu, Imana ikanga ngo ujya kumvugira ujya kunkorera, naye ko muhumva umuntu akambwa ati pastor, ariko nge sindi pastor, ariko bakunda kunyita pastor, ati pastor atumwana ajya badayimoni baramufashe. Kandi uwo munsi basohoye mu nzu bikanshobora gahinda kakanyica, nkajya kumusengera, nkagaruka ngera madamu tukarara hanze, badusohoye mu nzu, gahinda kakanyica. Yewe ndakodesha ariko Imana ni umukozi w'umuhanga, ikora imirimo. Njye niringira ko Imana izampa inzu, yarayimbwiye. Kandi Imana uko badusohora mu nzu, umuhanuzi bukacyaza ati Uwiteka aravuze ngo abahaye inzu, ati inzu yakataraboneka. Kandi badusohoye no mu icyumba na salo, turi hanze. Ndibuka bigeze kudusohora, badusohana uruhinja rw'ibyumweru bingahe 3, baradusohora cyo umuntu w'umukecuru adusate mu menzu yanjye, turayimuha tujya gucumbikirwa n'umumama acumbikira umubyeyi, ngewe nkajya njya kwirarira mu rusengero, mvuga ubutumwa. Na n'uyu munsi rero ndacyakorera Imana kandi sindambiwe, kandi ntabwo ngewe ndeba kundamu z'isi, ahubwo ntumbira ubwami bw'Imana, kuko nzi ko Imana yamvuzeho. Imana igihe gikwiriye izantabara, ndabizi ko izantabara, ndabizi ko izandengera, ndabizi ko izakora imirimo n'ibitangaza. Rero iradutunga, ikadutunga mu buntu bwayo, tukadandabirana, tukagira gutya, ariko tukabaho. Imana ikagenda itubeshaho mu buntu bwayo gutyo, nuko Imana ikatugira neza. Ngayo nguko mfite umudamu
n'abana babiri ngayo nguko. urugendo ntabwo rwari rworoshye. Ubu ngubu kuvuga ngo nta gukunda byaje guhagarara, abo mudamu aravuga ati rwose byararangiye. Imana yamuteyemo urukundo rukomeye, iduha urukundo rwo gukundana. turakundana kuko akimara kugera mu rugo nawe ngiye ndamurahiza bwa kabiri. Ndavuga nti umuntu tutakugiye dukunda, ntazi imico yiwe, ntazi n'icyo aganga n'icyo akunda, ndabigenza gute? Numva ni nk'umwuka wunyigisha ubwenge. Ndavuga ni madamu, ndavuga rero ntubabaye umugore wanjye, ati twasezeranye imbere y'Imana n'abantu n'imiryango, tujya gusezerana njye nawe n'Imana twenyine turi batatu. Ati nifata Bibiliya yawe, arayifata ishyiramo ikiganza cy'ibumoso, agishyiramo izamura icy'iburyo, arakizamura, ndahira imbere y'Imana ishobora byose, marahiza bushasha, kutazigera ubaho umukozi w'Imana wayo ku murimo. Intubu tuvuga ntagize umpamagara ngo mutabare neta ngo utahano mu nzu nkahita ngenda, atahita njyanye na mujanete, aravuga ni Yesu wabyumvise. Saa 12 za mu gitondo muta mu rugo, mpita nigira ku rusengero. Saa 10 ngewe mu bantu bakinga urusengero nza ku mwanya wa mbere, kandi naraye nkoze ubukwe. Ngabana bafite kwa kina Yesu muranyari demoni ndwaye. Mu kindi cyumweru, muri icyo cyumweru kuwa gatatu waho muta mu rugo njya mu giterane Butare, marayo hafi ikindi cyumweru. Nje mbonye ukuntu nyakindi, ndavuga ni wa mugore menya umugore w'umutima disi, turikundanira na n'uyu munsi turikundanira. Mumeze neza, muratuye nta kibazo. Ariko ngo n'Imana yakuzuriye umwana. Bo ibyo reka bizaze mu kindi gice, uzongera ntumire nzaza. Nzaza n'ibintu bikomeye. Turagushimiye cyane. Murakoze cyane. Ngira ngo murabyumvishije, reka tubashimire inshuti bakunzi b'Urugero TV, ndetse ngira ngo mwumvishije ubuhamya, mwumvishije ko Imana ikura ku cyavu ikakwicazanya n'ibikomangoma, mwumvishe inzira yaciyemo. Reka tubashimire cyane rero, mukore share, mukore like ndetse na subscribe, mutange n'ibitekerezo. Rero reka giye mbabwira nti nakagaruka. Ciao ciao.